Uko wabona aho umuntu aherereye ukoresheje telefone yawe birashoboka cyane ijana ku ijana. Abantu benshi bagiye banyarikira bambwira ngo ni gute twabona aho umuntu aherereye, ariko aka kanya ngiye kubikwereka tugendane step by step. Uyu munsi nagarutse muri ino video kugira ngo mbasobanurire uburyo wabona aho umuntu aherereye ukoresheje telefone yawe cyangwa telefone yiwe. Ibyo byose turibuze kubirebaho, ariko muri ino video ndibuze kukubwira uburyo turaza kubikorana twese tubone aho umuntu aherereye neza ijana ku ijana. Mu gusoza kuri ino video ndibuze kubabwira ibyiza byo gukoresha ino system yo kubona uno muntu aherereye ndetse n'ibibi byabyo, kuko buri kintu cyose kigira ibyiza kikagira n'ibibi. Niyo mpamvu izindi telefoni z'amoko Android cyangwa iPhone, aho ukeneye kugura service za social media, subscribe, views, watch time n'ibindi, ndakugira inama yo kujya muri website ukandikamo faster.com ukajya ubasha kwigurira service zarezo zose, harimo YouTube channel, ama watch time, views, subscribe, ama TikTok ari monetize n'ibindi byose. Iyo website igufasha kubibona mu gihe gito cyane. Wabandikira ku 0789 Ego, iyo ni website ishobora kugufasha kuzamura serivisi za social media cyane. Reka tugendane step by step. Urajya muri Play Store cyangwa muri App Store usacingemo ino application. Muri Play Store cyangwa App Store wituza usacingemo ngo ni find my device. Nurangiza dore ngiyi hano uzahasanga nuza nyinshi cyane zigiye zitandukanye zikubeshya pe, ariko reka dukoreshe twikoreshereze iyi ya Google neza. Iyi ya Google yitwa Google Find Hub. Iyi Google niyo tugiye gukoresha. Mbere na mbere nuzaba utayifitemo uzabanza uyikandeho, numara kuyikandaho uyikore install. Numara kuyestara iyi nuza hano baba bayisobanura uburyo ushobora kuyikoreshamo, ibyo ikoramo, ukabona aho umuntu aherereye location neza ijana ku ijana. Tugiye kuyikoresha ijana ku ijana ku buryo nawe uyu munsi icyo kibazo wari ufite kibuze gukemuka. Twebwe twamaze kuyidownloadinga, nawe reka nizere ko nawe umaze kuyidownloadinga aka kanya. Numara kuyidownloadinga uzahita ukanda hano handitse ngo open. Numara gukanda hano handitse open, ntabwo turi buze gutinda mu bintu byinshi rwose. Wenda wowe bashobora kuzakuzana ahantu ho kubanza ukestaramo email. Wenda reka mbanze ndeye ko nakora logout kugira ngo twinjirane bitazagucanga, kuko ndashaka ko ino video nsa nk'uyisoza bwa nyuma na nyuma, ntabwo tuzayigarukaho. Abantu benshi mumaze iminsi munyandikira mumbaza ngo video, reka nshaka uburyo tuyirangiza. Wenda ndabona butabanyereka uburyo winjiramo, ariko nawe uzahita winjiramo ukoresheje email yawe ukoresha. Numara kwinjiramo dore ukuntu bizaba bimeze rero. Aka kanya niba ushaka kubona aho umuntu aherereye, uzaza uhita ubonamo telefone yawe ndetse niye. Impamvu ushaka kuzabona telefone yawe niye nuko email muzamukoresha zaba ari imwe. Icyo kintu cyumve neza ijana ku ijana. Email yawe ufite muri telefone yawe, email yawe ufite ukoresha muri telefone yawe azaba, wenda nk'urugero niba mfite, wenda nk'urugero nshobora kuba ngiye gutrackinga wenda umukunzi wanjye, nshobora kuba mfitemo email yanjye nsanzwe nkoresha, hakabamo n'indi nawe muri telefone akaba afite email yiwe ku giti kiwe, ariko harimo n'indi email. Iyo email wenda mukamuyihuje mwese, urugero niba ari iyi email ngiyi yanditseho mwese David 1992, nkaba narayadinze mu yindi telefone nanone, iyo email biba bizamfasha kwitrackinga nkamezaza menya aho umuntu ari nkoresheje iyo email. Ibyo byumve neza rero. Ngewe none rero aka kanya telefoni indimo nakoresha aka kanya ni iyi ngiyi yitwa Aquas Essence 7. Aka kanya rero ngiye gutracking iyi Galaxy A16 niyo irimo ino email yanjye iyi ngiyi. Noneho ubu ngubu tugiye kubigenza gute rero? Ngiye kubanza tuyitracking. Noneho tracking nzabanza kiraho location. Numara kuyitrackinga gutya location bazahita banyereka aho nuziri. Reka nkande kuri ino telefoni. Noneho iyi telefoni nimara gukanda kuri telefoni
nkanda hano kwanditse ngo location kuri kano kantu aka ngaka, bazahita banyereka aho telefoni yanjye iherereye. Dore ngiyi ni bazanyereka telefoni ngiyi neza aho telefoni iherereye aka kanya tuvugana. Dore ngiyi aho iherereye hano. Nuza reka dusubize inyuma neza muwashe no kuhabona neza kuryo nahakurangira. Dore hano ni Kayonza neza. Okay, urabona Kayonza, dore mukarange tugiye kugendana neza. Dore ku kigo cy'amashuri cya Kayonza. Dore ngewe iyi mihanda neza aho telefoni iri. Ubu nyigendeye kuri location yahangeza neza paka aho nicaye aka kanya cyangwa aho ino telefoni iri. Okay, ino telefoni noneho ahantu iri muri ino nuza, iyo bayifashe bakayimura ahantu, bakayishyira ahandi hantu, iyo bayimuye nabwo urabibona, ugenda ubona aho location iri aka kanya. Aha, ikindi kintu ahangaha noneho ushobora ubundi ikintu cyatuzanye no kubona location yaho iri aka kanya. Buri uko utambutse cyangwa buri uko ino telefoni ikoze movement iyo ari yose bakwereka uburyo aho irimo iragenda ijya location, kuko telefoni ngiyi turifite ngiyi. Bari kutwereka ko iri muri Kayonza ahantu hano kuri nuza image studio, ni studio yacu. Ariko urabona ko telefoni iri kuri uyu muhanda aka kanya niho telefoni iri. Aha, ikindi kintu ahantu ushobora kukimenyaho, ushobora no kuba ahantu iri iyo telefoni. Ushobora wenda ino nzira dukoresheje ngiyi aka kanya dukoresheje, ushobora no kuyikoresha igihe waboze telefoni yawe irimo email yawe. Ibyo nibyo bintu ushobora kuyikoresha. Kindi nanone nibyo byiza ushobora gukoresha ahangaha. Ushobora kuba wabuze telefoni yawe ukaba uzi email irimo. Ushobora kuba uyizi ugashaka indi telefone iyo ari yose yaba ari y'umuturage, ukayifata ugashyiramo, ukaza nawundi nabwo ubona iyo telefoni aherereye. Ubwo buryo wabukoresha ushaka kumenya aho nanone telefoni yawe iri. Kandi nanone iyo wakoresheje ubwo buryo, dore ushobora no kuyiplayinga ukumva ahantu iri, ukanza hano handitse ngo play sound. Mbere ko tuwakandika turebe, urabona ko telefoni irimo 80 y'umuriro, ikoresha 4G internet aka kanya. Noneho reka dukananga handitse ngo play. Nidukanda play, aho telefoni zabiri hariho hose izasona. Ushobora kuba wayiburiye mu nzu, ushobora kuba wayiburiye ahandi hantu wayibuze, ushobora wakanda bushyika nuza telefoni. Urumva ko nyikandaho telefoni irasona. Telefoni isona hagati kugeza ku minota 5 yose. Iyo telefoni irasona paka ihagarara uko wowe ubwawe wari uyihagaritse. Abandi bose nubwo bayihagira, telefoni ndayifite ahangaha, urabona ko irimo irasona. Kandi noneho nago ihagarara uko wowe uyihagaritse. Niyo mpamvu nkubwira ngo uburyo burakora 100%. Okay, ubundi buryo nanone ushobora kuzakoresha mu gihe waba telefoni yawe, ushobora kuzakoresha uburyo bundi bwitwa ngo secure device. Igihe ukeka ko haba hari abandi bantu bayijyanye bayikwibye, ushobora kuza ukashyiramo password, ugahindura password arimo, ukayifunga burundu, ukabanagira n'ibintu runaka kugira ngo wenda hatagira umuntu kwibira amabanga. Ikindi nanone iyi ni nuza location ya nyayo, ushaka kuyifatishaho. Yukanza hano handitse ngo direction, dore bakwereka direction yawe neza 100%. Dore ngiyi yikanzaho, dore ngiyi yacu location dufite. Dore yuri nayirebye anga, dore ngiyi hano, iyi ngiyi itangizwa ngo reka nzinde ko na selecting bigakunda. Ni izi ngizi mbese, izi nuza direction ni nuza namerekezo yaho telefoni. Izi nuza mwibutsa ko iyo uzikoze copy izi address, ukaza muri Google, wamara kwandika muri Google ugakora copy yizi direction cyangwa izi coordinate, ukazishyira hano muri Google nyine. Ukaza muri Google, nk'urugero reka nzano muri Google map ego, nkahita nzano, namara kuzamo nkahita nshyiramo zanuza, sinzi niba zabaye copy, ndabona zitabaye copy. Okay, yuje hariya rero ukazishyiramo, bigufasha kuba wahita ubona telefoni yawe ahiri aka kanya. Ninkanda no kuri iyi telefoni nshobora guhita mbona ahantu ihagaze aka kanya
na cya gihe waba utibuka iyo ino bita ngo MIE. Izi ngizi ni serial number za telefoni ushobora gukoresha igihe cyose telefoni yawe yaba yabuze. Izino wanazijyana no kuri polisi bakaba bayikubonera ako kanya mu gihe wowe waba wanayibuze. Yego, urabona ko yabaye active kuri 14 ino telefone igihe yabaye active nyine kuri 14 z'uku kwa gatatu 2026. urabona ko serial number ndimo ndazibona nuza MIE, nuza address zayo za MIE. Izi ngizi rero urazikoresha igihe cyose telefone yawe yaba yabuze, bikagufasha cyane. Ibyo bintu byagufasha cyane, cyangwa wabona ko uwo muntu wayikwibye agiye kukwibira amabanga, ugakana ahantu handitse ngo factory reset none Galaxy. Ubwo ahangaha iyo uhakanze telefone yawe ako kanya uyiforomase ahiriho hari hose utanayikozeho uyiforomase. Ubwo rero niba ari ugambira ugeze kuri channel yanjye, ndagira ngo ukane subscribe. Reka nkubwire ibibi byayo rero byo gukoresha ino nuza. Muri buno buryo twatangiye bwa mbere, ibibi byayo reka nkubwire ko gukoresha tracking umuntu utabihere uburenganzira bihanwa n'amategeko. Niyo mpamvu buno buryo bwari bwose bwo kugira umenye location y'aho umuntu uri umukurikirana ibyo bintu bihanwa n'amategeko. Kandi ikindi iyo ugiye kugira ngo ubone location yayo bisaba ko na nyirayo hari igihe bimusaba access, ariko rimwe na rimwe ntago bikunda kwizana iyo access. Ariko ikintu nyamukuru nakubwiraho nuko iyo winjiye kuri telefoni y'undi muntu utabihereye uburenganzira bihanwa n'amategeko. Niyo mpamvu reka ngushimire cyane wowe urebye no video ikabirangiye. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha, nyandikira muri comment umbwire video y'ubutaha nzagukoreraho. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha, ndagukura cyane. Ciao ciao, Imana ikumere mugisha. Kandi nawe ukeneye kugura service za social media, subscribe, views, watch time n'ibindi, ndakugira inama yo kujya muri website ukandikamo faster.com ukajya ubasha kwigurira service zarezo zose, harimo YouTube channel, ama watch time, views, subscribe, ama TikTok ari monetize n'ibindi byose. Iyo website igufasha kubibona mu gihe gito cyane. Wabandikira ku 0789 5652 Ego, iyo ni website ishobora kugufasha kuzamura serivisi za social media cyane mu gihe gito cyane. Ndagushimiye cyane, Imana ikumire umugisha.